ushobora no kunyaza none nyana y'imbwa wa mbwakazi we nyiranyirunga isengerayo nagize muri mu Urusobe family wese rurabakunda Urusobe family Simba igenda uva ku bantu itabareba gahoda agwa abona aho kunyura ngese nkuguyeho ubwo uguye ku giti areko ye subwo ubwo ngubwo uracahera bonyura se birakureba hatande basubuko kurambaye kwe natambara zari yose ko yanguriye Dose yaba atarayikuguriye yo wagenda wambaye gutya kuzi ko mwayoberanye we mbese birakureba ubwo surambaye koko Sega y'abahungu birakureba se wandaya we wowe ubwo ngubwo wavuga ngo urambaye nyoko wakigoryo kwabo hagaze nk'umukenganya se ubwo ndagukira ye sindi malaria ako dore zimaraya ziki gi ubuse koko wambwira ngo reba nubwo bukweto akuvuga mbaye kandi ugigenda ureba bikureba ukabumaye mama oga habwo butaka bw'ikuzimu wese uri kumbaza iki bundi wowe reba ukuntu uhagaze wagira reba ayo maso wagira no mukororombe bitwi wagira n'ibibabi by'ibibonobono wagira ngo ni ikigorogozi wagira ngo sinzi aho gwaturutse ubundi suri sango munyayo dawe nibyo bisatsi ubona uri mwiza reba igikweto nawe wambaye jya ubanza uvuga abandi wihereyeho reba ubwo rutsatsi reba umucongo wagira ngo bagucongeye ikuzimu mwa ubwo uranyihaye mwaya masaha zibanda kwihaye mwizi saa 3 kazibirane wanjije nawe renjije wambwaye umusega ariko ma dore izi ndaya zo muri izi minsi ndaya ni nyoko kandi ntago wamfashije n'izamba ubwo uranyihaye basi dutukana ubu ngubu tugiye gutukana burira burinde bunaki tugitukana si wowe unyihaye kureba reba n'ibyo bigonera wagira ngo sibundi mu bikobwa by'iki gihe usigaye byukana unakaraye no mu maso birangaye wagira ni imyanya ibizoro birangaye wowe se bwo ibyo byawe bimeze utera bumbaye menye ari gusa umuhondo ariko bumbaye menye wese mukanwa hawe ni heza wo karindagira wese wanahagira ahese wanahagira ubwo se wowe ugorunwa rwawe narugira runuka gutya ubwo rwahise hajya n'ubwo ingoro kimwe itukuye wagira ngo ni minwe itukura iyo gatukurira ikuzimu wowe nusongeye no kunyinisha mwa sebaho hatazagira n'ibintu bizamo by'induru ugasanga ndanakumanye wankora se yaka iki gikobwa kosubukoko kashana byutse nabi dore ngo mure n'umukobwa neza neza amindura imbwa koko ubuse koko angaye iki nambaye nabi se ntusibu wambwira koko kweri bigenze utera nganuke ngo ndimbwa y'umusha ariko mana nimufata kagakobwa ko kwa Mabizo uziki karagakobwa sha jondi twarahuye urumva ari ubwa mbere duhuye mita nkwemeye ariko nagiraga ngo ndi kujambagira mu kiyaga neza neza uziki se ubusubiye none se uwo mukobwa arabomozara sha umva nanjye nahita ngenda rwose ngenda iseri mbwire rwose niho ujya aka kanya ubu ngubu tuvugana ariko ngewe uwamanza nkamanza kujya gucamo utuntu ari utuntu ngiye kumanza gucamo nkamanza nadukurikirana bikamanza byagira nyine nkamanza nabigira bikamanza bikaba biragize ahubwo nkahita naka ubundi nkahita nzagenda nawe nyine nawe agahita mbomoza urumva ugende wiyizeye ni robine utaha wese ariko wabaye amazi nibyo ngibyo ubundi ngiye mba nisha ubundi ngiye utwo tuntu nk'utwo ngutwo utwo mba nishakira wagira no bivuze ngo rero uragura akantu akantu se nicyo kibazo ufite wowe nushaka umbwira n'ikazi yenda yigura ariko singuhaye pase umaye pasi tuzana gahuza gasongo we sawa munezero wanje umeze tese umunezero w'umutima wanjye ko ndarinzi ko burundu ndasanzwe taraha sinabona ko nayo mbanza warankunze byabura se yewe gusa narakwemeye warancuciye urumva ati pasi dore umwana naho utarya
ubwo biriya bintu sikari ubwa mbere nari mbibona ntabwo nari nzi ko umuntu anyara kuri ni ibisanzwe ayaye none se turi bwongerese nta kibazo reba tuba twaje mu VIP yacu nta birenze nta n'ikibazo sibyo shabu kugaragaza ariko ko nanyishimiye se weho koko nta birenze mba wishimiye nicyo ngukundira ubundi uguteye neza genda serious urakoze none nyine ngaho tugire hakiri kare abantu bataratangira guca hano bataba mu masoko hirya no hino ko nizere ko n'ubundi gahunda ari gahunda A few moments later. Urusobe family ukande subscribe ya Urusobe family ukande na like ya Urusobe family. Urusobe family cyo kirekire cy'indenze nihanaguye ndapfa ndapfuka nawe urakabya kuri iyi si ndakeka nta muntu mwize bahehise ntabwo pepe mu Rwanda se wababura uzi ko maze ndikumva n'ubundi twakongera genda kandi aribwo n'ubundi ndikumva maze n'ubundi twakongera kandi aribwo birangiye ariko njye narushye warushye ariko nta kibazo icyambere nuko mbikora nyine ukanyurwa nta kibazo we gasongo kadoho umeze bite bisawa iyi mbesho se wambwira Esho ni amabere ya nyoko. Iyi niyo mbesho nakubwiraga twahuye cyagiye kantu kombeza mwana. Ni mbesho nakubwiraga. Bati nakubwiye ko imbesho ari amabere ya nyoko. Iyi ni robine yanje. Robine ku giti cyanjye. Ko nta mugezi ndi kumubonaho. Uyu mugezi afite umugezi gakondo wowe. Ariko none habasongo ko ndabyeme bajyaga bavuga ati bigabo birebire nibyo biba bitekereza nk'ibibonobono nk'abihakana. Ako ndabibonye ngo robine za robine iri he? Weho ubundi nakubwiye ko umunwa wawe ari nk'uwakabenzi karinze ku musozi. Nkubwo uri guhanda niki? Nawe uranyihindutse kweli? Nubwo bwanka wagira ngo babuguteyeho. Ariko ye umwanda uburi kuvuga ubuteye turukaye. Uburi kubaga ku bantu nta soni ufite. Noyinguyu chamana we. Ako twara naho yarano. Ubundi ubungubu nagakwiye kuba kubitana muri babiri ubundi mwebwe. Imbwa twahuriye hera. Nikosha twahuriye. Ubundi ibyo bisatsi wazajye ukabyogoshesha kwagira ngo nibyo bikongoza kuzumenyera abantu. Sibyo bitsatsi wagira ngo reba ukuntu byatukuye. Ubwo aya matsatsi wanjye se ubwo wanawukura. Ubu nanone ushaka kunyihana none ushaka kunuka. Utanyinisha ngo nuko nguri kumwe n'agasongo. Mwese amenyo nayakura. Ngibisatsi bimusatsi se wawukura yahubwo. Ujye wirebe wakigorgiye kandi ujye ureka gushomoka ku bantu korusa wagira ngo umuntu yayude. Kandi wagira nijoro wajoro ubugenda mu bantu wajye ugenda mu muyobe kandi byo byateguriye amajoro. Ko se uburambwiye ngo ndi ijoro koko uri kubona ndi ijoro koko wokerekwa imiryango y'ikuzimu we nibyo bitsatsi byatukuye wagira ngo barakuroza. Undi byo bitsatsi wabikuye kari byo bavuze kari byo navuze ngo abakobwa bo muri iyi minsi barayoberanye. Ubu nkawe koko reba nari mbafashe muvuye he? Mwari muvuye Kadongo siko wihaye umusheri wanje burundu ngimisatsi ndiki nakumvishe ndakwihorera nkuko mbivuga kandi uzasimbura ingurube burundu banzuremo umusatsi uri ku mutwe wawe ni nk'ubwoya bw'ingurube ariko wihaye umugore wanje nani isoni ujye umenya ko ubwanwa ari inshoro dore ho wabaye inkungu habe n'uru na rumwe uzavamo umugabo ubwoko kinabwana hajya ngaranyara pyatu ngo ni nk'amazi ngo neza urakubitaho ni nk'ikiyaga kimernye kowe ngo ni Yorodani koko ngo genda uryamemo nyine ako icyakubwira wowe ni ingwara gwaye nta ndwazongera no kumwegera uzi ibigwara afite sida mburugu imitezi n'izindi ntwara zose zayoberanye ni ukuri wowe nimba gasongo ari wavugaga andi bushote bwanjye nawe burangirira aha nibyo bikweto wagira ngo wabitoraguye ikuzimu tokanyara amaraso wanyigera wakanyara bagukubitse mu mwo wawe se uburi kuvumvura iki koye
buriya se uratekereza ko weho yakwemera ahubwo uzi icyo mukundira nuko mba meze nk'uwigendera mu kiyaga naho ndi bameze nk'aho ukubita ugakubita ku rutare sha njye si uko nkozwe nashaka abazirwaye na nyoko yabazirwaye ubimenye kandi Kadungu si wajya umenya ubwenge ahubwo sana gwashanga areka mugukope urebe karakwemerera Nkopa se inyana y'imbwa niyo wankopa ahubwo se uyu nguyu yashobora no kunyaza yego ne nyana y'imbwa wa mugakazi we yo ese bawandaya undi wowe wa mungane murindaya mwese ako se mugani Kadungu ubundi kunyaza uzi cyari cyo kunyaza inyana y'imbwa subundi zibyari byabishobora ntabyo ngo iki uburandebye uratsuzugura avuga ati ndakagabo kagufi ngo nago nakumanyura jewe ahubwo njewe nahitana naguturitsa nakibambura nakizana turitande ariko Kadungu banza umurebe neza sha wari wabona umwana cyakora hebebe ibivamo ndabizi man ibivamo ndabizi ubwo suri kundatiriye Robine Oji arabine Oji unywa hose aho ariko ndakaraba umubiri wose ndawukaraba nkacya koko uroga uyu ni umukobwa wakogamo reba ukuntu ahagaze nk'umukenganya ariko ye wa mugani wasanga na nyarada none se nyine ntabwo ureba banza urebe isurange uburyo inyerera kubera noga urebe nawe reba bihuriye hehe sura yawe nyerera ubwo si yose uranyerera wazanye imikororomye wagira warakambaraye wagira uruhuga muri 42 ako ujya umenya ko noga amazi adasanzwe wewe amazi adasanzwe ubwo se amazi adasanzwe yaba ameze ati nyavoma hano horera ubundi se cyayamenye agiye ku masuka ribana ko natara kubomora engera ahita nkubomora neza byatare genda urebe ko iyi mbwa ibishobora ntabyo yashobora humura uhaye atugende umva gwina tugende tugende ugivuga amagambo hajya tugende gukora ikira nabyizi tugende zanyana nabyizi tugiye gukora tugende mite ngo Kiraniro ngarise ingerayo nagize muri muntu ugize muri muntu oyasa ubu ko kuri kubona koko byavamo ntabwo uri muzima ngende muzima ahubwo mama bimenye yagira yahitagira nuko ubona uri kuvuga amagambo gusa nta n'ikintu oya nyine ako urabizi mama ukuntu ari umugome anabimenye ko nanagukozeho yahitanyica mwana ubwo umva gahunda yahitanyica kandi wabona Kadunguza ndongoreye umukunzi ari njyewe umugabye ko mbona bakomeje kabahitonze manze nyine mbare mite nanje rimwe rebe mite nangira kabiri kumva twagiye gatatu nimbwa ko kubu nawe uzungura umuntu